iminsi mbabwira ku nguzanyo idasaba ingwate ku kigega leta yashyizeho cyitwa Aguka Youth Fund. Ni inguzanyo ireba urubyiruko kugeza ku myaka 30, abahanzi bo nta limite y'imyaka iriho. Hanyuma ni inguzanyo ushobora gufata ugahabwa n'inkunga y'10% by'iyo nguzanyo. Ni inguzanyo yo kugera kuri miliyoni 10. Niba utarabonye ibiganiro byacu rero twabikozeho, ushaka kumenya ibisabwa, ushaka kumenya link yo kwiyandikisha bizarangira kuri 30 z'uku kwezi kwa gatanu. Niba waracikanwe rero, reba hano muri iyi video inguzanyo nta ngwate ku rubyiruko, hanyuma ni hano kuri BVI Empire ureba ibisabwa kugira ngo wiyandikishe utaracikanwa. Urubyiruko, abahanzi baba b'indirimbo, baba b'imivugo, abakina filime, abagira ubugeni, upfa kuba uri muri industry. Ni ukuvuga ngo iyi nguzanyo ni inguzanyo idasaba ingwate kandi ushobora kwishyura mu myaka 5, kandi utangira kwishyura nyuma y'amezi 3 uyibonye. Niba waracikanwe rero, iyi video yisharinge abandi bantu, urubyiruko uzi, hanyuma kugira ngo dufatanye twese hamwe twiteze imbere tubinyujije muri Aguka Youth Fund. Urakoze cyane.